Irene, ndakugayaho ikintu kimwe, ndakugayaho ikintu kijyanye n'ikimenyane rwose. Ikimenyane ntago ya mpano turamuzi, Zeo Trap turamuzi, turagira ngo uhe amahirwe nibura abantu bakiri bato. Hanze hari abana bafite impano, bafite n'ibintu byinshi byiza baduha, ariko baduhereza bano bafite amazina akomeye nka ba Zeo bande bose akaba aribo bagenda baduha. None ikintu kinababaje tugeraho tukabarambirwa bitewe n'uko aribo bagarura. 3, 2, 1. Abantu biyitirira ko ari bo bantu bashyigikiye umuziki, njyewe mbona ari bo bawica, ni bo bawica rwose. Kuko reba nka Irene ni umwe mu bantu rwose bakwiye respect, bakomeye cyane. Iyo bavuze ubundi industry y'imyidagaduro tumva Irene, ndakugayaho ikintu kimwe, ndakugayaho ikintu kijyanye n'ikimenyane rwose. Ikimenyane ntago ya mpano turamuzi, Zeo Trap turamuzi, n'abandi bose turabazi. Turagira ngo uhe amahirwe nibura abantu bakiri bato. Hanze hari abana bafite impano, bato bafite amaraso y'ubuto, bafite n'ibintu byinshi byiza baduha, ariko bagenda baduhereza bano bafite amazina akomeye nka ba Zeo bande bose akaba aribo bagenda baduha. None ikintu kinababaje tugeraho tukabarambirwa bitewe n'uko aribo bagarura. Kose kuwa mbere ni kanaka, akagaruka kuwa kangahe, twarabarambiwe, turashazana indi mpano. Ikintu mu gikosore rwose kirabangamiye. Ugasanga kuva kuwa mbere kuwa kabiri hanze hari abana bakomeye cyane, hari abana bafite impano, hari abana bakubita, hari abana rwose bazi ikintu cy'umuziki, hari abantu nyine batanga icyizere, ariko bagenda baduhereza hano bakomeye. Ntabwo bano bantu bari mu muziki cyangwa se bawupromotinga, bapromota, biyitirira ko niba nabavuze nabi sorry rwose, ntabwo ako ni ukuri navuze ibiriho. Biyitirira yuko bari kuzamura umuziki kandi bari kuwusubiza inyuma. Mu by'ukuri niba hari ikintu gituma umuziki udatera imbere, gituma umuziki utazamuka, harimo uruhare rw'abanyamakuru nirwo rwa mbere. Kubona umuntu nka Irene rwose nicara hano muvuga nabi, nta kuntu ari uko akora nabi. Umuntu w'umunyamakuru w'umwuga ushoboye ibintu bijyanye no kuba, sinzi ukuntu umwuga wabo ukora, sinkurimo nza kwinjiramo cyane, ariko umunyamakuru mwiza rwose ntatinya kuvuga ko ari we wa mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko ikintu umunengaho ni kino ngiki rwose, kuguma atumira abantu atagamije kuzamura impano mu by'ukuri, nubwo ari byo yiyitirira. Uri kuzamura Diezdora, we ntiyazamutse. Kutuzanira Diezdora ngo ari ntabwo azamura impano, ahubwo nawe aba asa nk'ushaka kuzamukira ku mana. Ntabwo mvuze yuko ari hasi abashakiraho hiti, ariko aba nabo bashakaho kurushaho kwamamara. Atumira abantu bitewe n'uko hari icyo nawe ari bubakure, kuko natumira Diezdora tuzareba ibintu byiwe byose tubirangize, ariko n'undi wese twabireba. Ntabwo mvuze ngo undi ntitwabirebe, icy'ingenzi ni uko byaba ari byiza. Ahubwo atumira wa muntu tuzareba ibintu byiwe tukabireba turi benshi, bitewe n'uko nawe ubundi yakoze, afite abantu benshi bamukurikirana. Rwose iki kintu mu muziki ni mu gihindure.
umuntu ngewe wundi ndi buze guhita nshima, ndashima umuntu bita Marayika. Marayika rwose ni ukuri ni Marayika koko. Ni Marayika Uptrend TV show, umwe mu bantu bakomeye rwose mu muziki nyarwanda, nk'umuntu wazamuye hip hop ayishyira ku rundi rwego, nubwo wenda nta audience afite nka bano bakomeye nka ba Irene n'abandi bagiye barenze. Nta gikomeye, nabwo sinavuga ko nta gikomeye yahaye umuziki, kuko icyo yari afite yarawugihaye, kandi mu by'ukuri abantu yahaye ukuboko. Abantu bari bakiri hasi, hari n'abana bagiye bahaza ntacyo barakora, bari kwisha bataranagira ikintu bashyira hanze, batanafite indirimbo, baje kabaye ikiganiro kiyereka abantu nyine bakaba bagenda bakundwa. Reba nka Zaki rwose kubise motari, namumeneye kuri Uptrend, kandi umva ko yageze hanze abantu baramukunda. Nyuma Irene yaje kumutumira bitewe n'uko yakoze. Kose kandi ko gutumira abantu bitewe n'uko bamaze gukora, kuki mutavumbura impano? Kuki sindi buze wenda kuvuga ko ari uko, sindi buze kunenga bano bakomeye, niganje kuri Irene, ariko n'abandi bose rwose birabareba. Ntabwo ndi buze kuvuga ngo Irene atumira abakomeye agira ngo ibiganiro bye birebwe n'abantu benshi, kuko nabwo ari ubwo wasanga igituma bano twita ko uyu ndi gushima Marayika, igituma azamura impano zikiri hasi ari uko adafite connection na bamwe mu bakomeye, cyangwa se Irene ikibitera akaba ari ukuba adafite connection n'abahanzi bakiri kuzamuka. Nabyo birashoboka rwose, nacyo ni kimwe mu byumvikana, ariko rwose nk'umuntu uri mu myidagaduro yakaba yashaka iyo connection, akagira ukuntu akurana n'abakomeye rwose, se nta n'ukuntu yagira gutya akabakubitanya n'abantu bari mu myidagaduro dufata nk'abakomeye, genda bakorana proje zitandukanye bikagenda neza rwose. Ese ubu ngubu ndebera, uzatuzanira Disitora kuwa mbere, kuwa kabiri uzanira kanaka nawe dusanzwe tuzi, bizadufasha iki? Wenda tuzishima kuko dusanzwe tumuzi, abo mu by'ukuri hari abantu muzaryamira. Kenshi uzasanga mu mirongo ya bano bana bari kuzamuka bagenda bavuga ko abanyamakuru batababanira. Abanyamakuru kugira ngo ubone ikiganiro kwa bano bakomeye bigusaba kwishyura, kandi noneho n'abanyamakuru ugasanga barira ngo barabishyuza. None ubwo ngubwo bazabatsikamira mu kuzamuka, bo nibagira aho bagera babure babishyire byoroshye. Genda bumva iki kintu ni mu gihindure, ikintu kijyanye no kuryamira abahanzi bitewe n'uko nta zina bafite, nta bantu babumva, nta bantu babashyigikiye, bigatuma babura amahirwe amwe n'amwe. Rwose abanyamakuru bamwe mu bakomeye ntago nje kubavuga nabi, na nubwo mu mvugo nakoresheje ntago negeze nkoresha gusebya cyangwa se kwandagaza, ntago negeze ntukana, ntago navuze nabi rwose. Mugire gutya iki kintu mugihindure, mugikosore, mugire imikoranire rwose iteza imbere entertainment, igira nahe dukora. Kandi nimureba umuziki rwose uri mu kintu cyatuma, umuziki n'imyidagaduro muri rusange uri mu kintu cyatuma u Rwanda rugera kure. Ko reba nka Afurika nk'ibihugu tukiri mu nzira y'amajyambere,
iyo ugeze mwa biriya bihugu bikomeye bya Europe, bya Amerika, ukagerayo ukavuga ati ntabwo wajyayo uvuga ngo nturuka mu Rwanda, ngo nturuka ibunaka, ntabwo wagerayo uvuga ngo nturuka wenda i Congo, ntabwo wavuga ngo nturuka mu Rwanda, biragoye ko bahita bakumenya. Ariko bitewe n'uko tugenda dukora ibintu by'umuziki nk'ibi ngibi, wenda sinzi niba n'umupira ujya ubikora, ko njye sinjya nkukurikirana, ariko sindumva ahantu umupira wageze muri Amerika. Sinzi niba pera bajya barenga Afurika, ntabwo ndumva ahantu match yarenze muri Afurika. Ntabwo nyisebeje, ariko ntabwo ndumva ahantu match yarenze muri Afurika. Niyo mpamvu rwose nk'abantu dukunda igihugu, nk'abantu basi bareke kubikora nk'abantu bagamije guteza imbere abo bahanzi, babikore nk'abantu bafite gukunda igihugu, kuko buriya entertainment iri mu bintu byateza imbere iki gihugu kigakomera, kikaba amata n'ubuki. Mbese ntabwo benshi muri bitera ntibarasobanukirwa entertainment icyo ishobora gukora. Ikindi na leta nishyigikire rwose imyidagaduro, nishyigikire imyidagaduro, sanzwe n'ubundi irayishyigikira, ariko niyongeremo imbaraga, kuko buriya umuziki ufite ijwi rinini, uba ushobora kwambuka imipaka ukagera za Amerika, ukagera ibihugu by'Uburayi naye hose, uba wagera ahantu ushobora kurenga Afurika. Wenda filime zo simbizi, sinzi niba ni Rwanda n'u Burundi, ariko umuziki bizi ko uragenda ugera kure na hehe, ugera kure, kandi wenda ntabwo ugera kure ku rwego nawe utakagize, ushobora kugorana guhita ubyumva ukavuga ati ntaho ugera ntaki, ariko n'igituma utagera kure ni uko tubura amaboko, habura kuwushyigikira. Abantu rero twumve yuko umuziki dufitiye akamaro nk'abanyarwanda, ndetse nkatwe ubwacu nk'abenegihugu, ndetse ukagira n'agaciro igihugu. Nitutabikorera kuba tuwukunda, tubikorere gukunda igihugu, kuko umuziki ugira uruhare runini. Urugero rwa hafi, umuntu wamamarije, umuntu ushaka kwamamaza ibintu bye bikamenyekana, aca muri entertainment, ibintu bya entertainment, kuko nibyo bintu byumvwa n'abantu benshi. Umuntu ushaka kugera kure akoresha entertainment, imbuga nkoranyambaga. Mbega ikindi kintu nasorezaho, leta nishyire imbaraga mu kintu kijyanye na entertainment, ibintu bijyanye na social media. Nahoze numva genda bavuga ati bakuru bacu bagenda bavuga yuko TikTok idahemba, barekarama bavuga iki, ntacyo rwose. N'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, n'ibindi bibazo music na entertainment muri rusange genda bihura na ibintu biducarenjinga. Rwose leta ntigire gutya, icyo kibazo igikemure, kurire y'izo mbogamizi, natwe tubone inyungu z'ibyo dukora nyine, ndetse tunagerageze kwishima, tunashimisha abandi, ndetse natwe twishimye tubone bijyanye na financial, dutere imbere. Ndetse mwumve yuko uyu muziki cyangwa se entertainment itazaduteza imbere twe ubwacu twenyine, ahubwo izagira uruhare runini mu guteza imbere igihugu, kuko nicyo kintu nabivuze ndanabisubiramo, music nicyo kintu cya mbere kigera kure. Ubwo rero leta nigishyiremo imbaraga. Uze ku kantu k'umupira, sinzi niba ujya ubasha kugera kure, simbizi, ntabwo nigeze nkusebya,
abantu mukunda umupira rwose mumbabarire, navuze ku bintu by'umuziki, mvuga ku bintu bya filime, mvuga ku bintu by'iki, kuko ari byo nkunze kwikundira, ariko ntabwo navuze ku bintu bijyanye na football, kuko ntabwo nyikurikirana, nta n'amakuru menshi mba nyifiteho. Ariko uko biri kose ukuntu mbibona, football nayo igira uruhare runini rwose, abantu barayikunda ndetse ifite na audience nini y'abantu bayumva, bayireba, bayikurikirana, kugira ngo leta nayo igire gutya ishyiremo imbaraga, iki kintu gikemure, social media zidahemba, izihemonetize bahembwe, abahanzi n'abakora content bagire courage, nyine amakosa yose agiye arimo akosoke, ndetse habeho n'ikintu kijyanye mbega abantu bakuru bacu rwose, mu nzego z'ubuyobozi, mu nzego z'ibukuru, abantu bayobozi mbega muri rusange, leta irebe ukuntu ishyira imbaraga muri iki kintu, izo mbuga zibone monetize, ndetse banashoremo baninvestinge mu muziki, bumve yuko umuziki ari business nk'izindi. Umuntu nta kuntu hari inguzanyo bajya gufata, ku buryo umuziki ugeze kuri urwego byaba bishimishije, hari inguzanyo bajya gufata, ugatanga umushinga uzakora bakaguha inguzanyo. Ubu umuziki wacu ugeze nko ku rwego umuntu ajya muri banki avuga ati dushaka inguzanyo, ndi gushaka gutangira business, ndi umu artiste nkore, ndi gushaka kuyamena mu muziki. Leta bakavuga ati ndakira agenda, ariko ntabwo byakunda, hari nacyo ugiye gushoramo wagenda ubeshya. Umuziki rwose muha agaciro, mwumve ko ukomeye, ndetse mbega entertainment muri rusange, n'abanyamakuru batawushyigikiye rwose, gushyigikira umuziki, mwumve ko umuziki sinzi nyine ukuntu abantu bawufata, aho ngiye ngufata nk'intwari ikomeye yateza igihugu imbere, ndetse igateza n'abagituye imbere, kuko uzi kuba umuntu ashobora kubona inyungu zaturutse mu muziki wakozwe wenda na kanaka, we ntabwo wawukoze, ukabona inyungu ziwuturutsemo, ntabwo wabasha kubyumva. Umunyamuziki nakora agatera imbere, uzi abantu barya ku muziki, uzi umuziki utanga akazi, nyine ntabwo mvuga ibyiza byawo cyane kuko murabizi. Bantu mugire gutya, babyeyi, bantu mukomeye, bantu muciye bugufi imbere yanyu, ntabwo ndi umusani wenda ngo mbe umuntu ukomeye muri bino bintu, ariko nciye bugufi, mugire gutya, mwite kuri iki kintu. Murakoze, ndabakunda, mujye mukomeza mukurikirane ibi biganiro, ndabakunda cyane. Ciao ciao, Imana ibampere umugisha.